tuguhaye ikaze mwene data udukurikiranye kuri duhumurizanye TV. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko dusanzwe turi kuganira muri iyi minsi, ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti Imana iraguteturuye. Imana iguteturiye mu bantu, niyo nsanganyamatsiko y'uko kwezi kwacu kwa mbere. Hanyuma munyemerere mbere y'uko nsenga tubanze tusome ijambo ry'Imana tugiye gushingiraho. Turasoma mu gitabo cya Yobu igice cya 5. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 8 tugere ku murongo wa 13. Aranditswe ngo ariko ari igiye ubu mbashatse Imana, kandi Imana akaba ariyo negurira ibyanjye, nikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika, n'ivubira isi imvura igasandaza amazi mu mirima, niyo ishyira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashyira mu mahoro, yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo, kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, n'inama z'abincakura ikazubika. Amen. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye kuduhaye igitondo cy'umugisha, tugushimiye ko Mwami wabanye natwe ukaturinda. Uyu mwanya tuguhaye ikaze ngo bane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, ntaba ari twe tuvuga ahubwo uvugire muri twe. Mwuka wera asobanura aya magambo muri twebwe, maze abadukurikiranye bagiye kuyumva babashe kumva ubushake bwawe, mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Bene data, nk'uko uku kwezi gufite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana iguteturiye mu bantu, ni ijambo nahawe n'umwuka wera, ni ijambo nahawe ndihabwa kugira ngo ndisangize abantu, ariko kandi kaba na message. Akenshi hari igihe abantu batekereza ko ijambo ry'Imana ari ijambo ripfa kuza gutyo gusa, ariko nta jambo rimanukira ubusa, nta jambo Imana ivuga bidafite impamvu. Ibizi impamvu, ibizi n'igihe rivugiyemo, ibizi n'uwiribwiye. Hari impamvu nyinshi zituma Imana ivuga ijambo ryayo, kandi uko irivuze ntabwo rigenda gutyo gusa, risoza icyo Imana ritangiye. Rero iki gitabo dusomye ni igitabo cy'uwitwa Yobu. Yobu wagize ibibazo bitari bimwe. Yobu wahuye n'intambara, ahura n'ibigeragezo, ahura n'ibintu bimukomereye, ibintu bitapfa kwihanganirwa keretse umuntu wuzuye imbaraga z'umwuka wera. Umunsi umwe yagiye kubona abona apfushije abana bose uko ari 10 yari afite, barapfa baragenda. Umunsi umwe n'ubundi kuri uwo munsi inzu yari afite zirasenyuka zimuva mu maboko. Kuri uwo munsi kandi amashyo menshi yari afite atabarika n'ubundi nayo amuva mu maboko. Ibintu byose bigendera umunsi umwe. Kandi hongera kuba ikindi kibazo, nakita ku munsi wa kabiri nawe ubwo agira uburwayi bumutunguye atazi uko buje, buramufata buramuzonga, bumukubita hasi, atangira kwishimisha urujyo, arabora, aba umuntu muzima ariko umubiri usa n'uwaboze. Uyu mugabo ibyo byose bimugezeho, avuga ijambo rikomeye riteye n'ubwoba kandi ritavugwa na bose, rivuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Uwiteka ni wabimpaye, Uwiteka ni nawe ubyisubije. N'abantu bakeya bajya bamenya ko ibyo bafite babihawe n'Imana, kandi niyo babyambuwe bakamenya ko Imana ariyo yemeye ko bigenda. Abantu benshi, simvuze ko ari bose, bakunda gutekereza ko ibyo bafite ari bwo buzima bwabo. Hari ijambo abantu benshi bakunda kwibaza ngo ese imfatiro z'umukiranutsi zisenyutse, ngo umukiranutsi yakora iki? Hari icyo twita imfatiro kubera ko ari cyo tureba. Amashuri ashobora kukubera imfatiro, ukabona ko ari byo byirizerwa byawe cyangwa se ari byo byiringiro byawe. Nkwibutse ko umuryango ushobora kukubera imfatiro, ukabona ko ari amaso yawe areba. Nkwibutse ko abakomeye mugendana cyangwa inshuti mubana bitewe n'umumaro zikumariye, ushobora kubona arizo mfatiro zawe, ukabona ko ari byo kwishingikirizwaho. Nkwibutse ko umugabo wawe ashobora kukubera urufatiro, ubona ko ari we rufatiro umubuze wapfa, cyangwa umugore wawe, cyangwa se papa wawe, cyangwa se ibindi bintu. Hari ibintu twita imfatiro, mu by'ukuri bidufitiye akamaro,
bitugirira akamaro rwose muri ubuzima. Iyo umuntu afite akazi, afite poste nziza, ahembwa umushahara mwiza, ajya kuri konti agasanga konti iriho ubusa, uwo muntu aba afite icyo twakita imfatiro. Ariko izo mfatiro zo muri iyi si ziranyeganyega zigakurwaho. Uyu munsi rero ndenda kukubwira Yobu urufatiro yari yubakiyeho. Ntabwo yari yubakiye ku mashyo yari afite, ntiyari yubakiye ubukiranutsi bwe ku bana yari afite, ntabwo yari yubakiye ubukiranutsi bwe ku nshuti yari afite, ntabwo ari ku mashuri yari afite, ntabwo ari ku kazi keza yakoraga. Urufatiro rwe rwari ku Mana. Niyo mpamvu uyu munsi Imana irashaka kugira uburyo ikubakamo, ariko imfatiro zawe zishingiye kuri yo. Kuko umunsi tuzabaho ubuzima butekereza ko imfatiro zacu ari ku bintu, imfatiro zacu ari ku bantu, imfatiro zacu ari ku bintu tureba materialiste bigaragara, imfatiro zacu zizanyeganyega tubura iyo tujya. Ariko umuntu wizera Imana, umuntu wiringira Imana, umuntu utekereza Imana ko ariyo ya mbere muri byose, uyu muntu yubakiye ku rufatiro rutanyeganyezwa. Niyo mpamvu umwanditsi Petero yavuze ngo nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abantu be. Ni ukuvuga ngo Imana izi abantu bayo. Imana irakuzi mwene data, Imana igufiteho umugambi, Imana igufiteho gahunda. Nubwo wakubiswe cyane, nubwo waciye mu bikugerageza bitari bimwe, umutima urakomereka, ugira inguma nyinshi z'ibibazo bitari bimwe. Uyu munsi umeze nk'umuntu ufite umutima uvirirana ku buryo wumva umutima udashobora guhumurizwa. Ariko kimwe cyo, urufatiro rwawe niba ari ku Mana, haracyariho ibyiringiro by'uko amaherezo yawe yaba meza. Haracyariho ibyiringiro by'uko amaherezo yawe wakongera ukagurirwa imbago. Haracyariho ibyiringiro by'uko amaherezo yawe wakongera ukabyara, ukororoka ukagwira. Reka guheranwa n'agahinda k'ibyakubayeho. Ibyakubayeho ni iby'akanya gato, ariko kandi ndakwibutsa ko Imana ifite ibindi birenze ibyo utekereza. Ndenda kubaza ikibazo, ese uracyafite umutima utekereza ku Mana? Mbibutse ko abantu benshi imfatiro yabo iyo zisenyutse, hari abirukankira mu bapfumu. Hari umukobwa umwe baramubwiye ngo ari kwa mukobwa we, kurengeje imyaka 25, ukaba ugiye kugira imyaka 35. Ubu uyu mwanya kuri umukristo ukaba usenga, uratekereza ko iyo Mana izaguha umugabo itaramuguhereye muri 21 ari amategeko yemera? Ubu uyu mwanya ukaba udashobora no kujya kwivuza ngo urebe ko batakuzinze. Wa mwana w'umukobwa we uratekereza iki? Iyo Mana genda ujye kuraguza n'abapfumu bagira imiti bakuvure ubone umugabo ubyare nk'abandi. Iyo Mana nta kizagutwara, uzasubireyo wihane. Umukobwa ariyumvira aravuga ati ariko ubundi wa mugani, mu myaka yanjye 15 nibwo nakijijwe, Imana imbwira ngo izampa umugabo, izampa abana, izampa urugo rwiza, izagira uko ibigenza, dore ngize 35. Ubundi iyi Imana irahari? Mwumva uburyo abantu basenyuka. Abara kugenda yagiye ku mupfumu. Umupfumu aramwitegereza, aramubwira ngo uzi kugira ngo ubyare tugomba kuryamana. Twamara kuryamana nkagutera inda, uwo mwana uzavuka azaguhesha abana mu buryo butangaje. Uzajya ubyara umwana uko ubishatse kandi ubyara igitsina ushatse. Umukobwa arabanza ariyumvira, atekereza icyo agiye gukorana n'umupfumu, biramunanira arabireka, asubira mu rugo. Baramubaza ati ese muko yagufashije iki, yakumara iki? Ati yansabye ibi niba, arabisobanura uko byagenze. Baramubwira ati ariko rero reka tukubwire n'ubundi aho ugeze urabona icyo usigaje ari iki? Emera inama ugirwa, niba zizabivukamo umumaro emera. Mbibutse ko abantu bajya mu bapfumu bataye Imana, ibyo babwirwa byose barabyemera. Umuntu ushobora kubona umutima wo guhakanira umupfumu ibyo amubwira ni bakeya. Ndagira ngo mbabwire rero, umuntu wasenyutse dore uko bimugendera. Yaje gusubirayo bwa kabiri. Muri uko gusubirayo yemeye ibyo umupfumu amubwira. Aramubwira ati rero n'ubundi ntacyo nsigaje, ibyo ushaka reka ubikore. Arabikoze, arangije aza kumutera inda. Amuteye inda byara umwana. Uwo mwana yaramuhawe na Satani. Dore ingorane z'uwo mwana rero. Uwo mwana yavutse ari umwana umeze nk'akanyamaswa. Uwo mwana yarariraga akarira akamera nk'imbwa irira, ameze nk'akanyamaswa.
uko byaje kurangira umukobwa mu by'ukuri ntiyaje no kubona umugabo, ari umugabo yaramubuze, ari Imana arayibura, ari umwana abyaye abyara umwana w'akanyamaswa. Ubwo buzima bw'uwo muntu bwasoje bugiye kuzimu burarimbuka, yapfuye nabi cyane. Reka mbabwire, iyi Mana nubwo yatinda kudutabara ariko iduhaye amahoro. Iyi Mana nubwo yatinda kudutabara ariko yaduhaye ibyishimo kandi ku munsi tutari kubiboneraho. Iyi Mana nubwo itinze kudutabara hari ibyiza twavuga kuri yo. Birahari, usibye ko twibagirwa vuba, usibye ko twirengagiza tugatandukira. Abantu turatandukiriye muri ibi bihe, abantu tuvuye ku Mana, abantu benshi bari kwicira inzira, abantu benshi bari kuyoba bakajya mu bintu bitari ukuri, abantu bakavangirwa, ugasanga umuntu ashakiye igisubizo aho kitari. Umuntu azi ibyanditswe byera ariko aravangirwa akabitakaza akajya mu bindi. Dore rero uyu mwanditsi yandika yaravuze ngo iyabagewe mbashatse Imana, akaba ariyo mbwira ibyanjye byose. Ngo ariko iyabage ubu mbashatse Imana, kandi akaba ariyo negurira ibyanjye, nikora ibikomeye bitarondoreka, n'ibitangaza bitabarika, n'ivubira isi imvura, igasandaza amazi mu mirima, nishyira hejuru aboroheje. Uyu mwanditsi abivuga yerekanaga ko icyo umuntu akwiriye gushaka ari ugushaka Imana. Dore igihe dusohoyemo nta kindi gikenewe, dukwiriye gushaka Imana. Wa mubyeyi wungurikiye, shaka Imana. Urwo rugo ntiruzubakwa n'inzaratsi, urwo rugo ntabwo ruzubakwa n'inzaratsi w'umugabo, urwo rugo ntabwo ruzubakwa n'abapfumu, urwo rugo ntabwo ruzubakwa n'inama z'abagore bagenzi bawe nazo zitubaka. Urwo rugo ruzubakwa no gushaka Imana. Wa mugabo we ntabwo uzatera imbere kubwo guca izindi nzira, Imana izakuzamura kuko wayishatse. Mbibutse ko ubuzima bwiza Imana irabufite, kabona ariko nayo itabuduha. Hari umwanditsi njya nkunda cyane, ni Daniel, yahagaze imbere y'umwami Nebukadineza aramubwira ati ariko Nebukadineza, uratubwira ngo niyihe Mana ibasha kudukiza amaboko yawe? Niyihe Mana? Nta n'impamvu yo kwirirwa tugusubiza iryo jambo. Imana twiringiye ibasha kudukiza amaboko yawe, ariko kandi naho itadukiza nta mpamvu yo kugira ngo twabararire ibigirwamana wakoze. Iryo jambo rishatse kuvuga iki? Niba uri mu bihe ubona ko umwanzi agusumbirije, niba uri mu bihe ubona ko umwanzi agusatiriye, reka kwibaza ngo biragenda biti. Shaka Imana, egera Imana. Imana ifite igisubizo cy'icyo kibazo cyawe. Imana ifite igisubizo. Reka mbabwire, ndashaka kuvuga mu ncamake uburyo Imana ifite igisubizo cy'ubuzima bwacu. Uyu Yobu, inshuti zamuvuyeho ziragenda, asigarana Imana. Abuza abantu, abuza ibintu, abuza abana, ibintu byose biragenda bimushiraho, asigara ari wenyine. N'umugore agera hamubwira ngo watutse iyo Mana warangiza ukipfira. Iyo baramubwira atari ko mada, Imana yaduha ibyiza mu gihe cyacu, mu kanya yatuguranira tukayituka. Ibuka ko hari ibihe twigeze tumera neza, ibuka ko hari ibihe twigeze twishima, ibuka ko hari ibihe Imana yigeze ibana natwe, ibuka ko hari ibihe Imana yigeze itugirira neza. Turayibona, reka duhagararane nayo, kandi ubwo duhagararana nayo ntituzakorwa n'isoni. Umugore aramubwira tumva rero, ubwo uyikomeje kuyiringira guma wenyine. Sinzi niba umugore baragumanye, Bibiliya ntibitubwira. Niba baratandukanye akajya iwabo, Bibiliya ntibitubwira. Ariko yaramubwiye ngo tuka Imana nurangiza wipfire. Yobu yanga gutuka Imana, akomeza ku Mana ye, akomeza kwiringira, akomezanya ibyiringiro. Reka rero mbabwire uburyo ibyiringiro bidakoze isoni. Hari ijambo yavuzeho, avuga ijambo nashatse ko tuganiraho uyu munsi, ari naryo cyane ndi busengeremo, ari ryo kandi ndi bugarukeho. Yaravuze ngo kandi muri iki gice cya 5 umurongo waho wa 12, ngo yica imigambi y'incakura. Buriya ijambo ryitwa incakura ni ijambo rikomeye. Tugira incakura zigenda ku ngo zacu. Umuntu akagira incakura y'umugabo igenda ku rugo rwe, cyangwa se akagira incakura y'umugore igenda ku rugo rwe. Umuntu tugira incakura mu kazi, ugasanga umuntu agira akazi, afite akazi Imana yamwihereye, yasenze, yiyirije, yakoze amajene, atigeze arya, atigeze aryama, Imana ikamukubita akazi, ugasanga incakura zirasamye zirashaka kukakuvutsa. Ariko ndagira ngo nguhe message uyu munsi,
Bibiliya yatubwiye ngo Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Sinzi incakura mwene data ziri kukugendaho. Hari incakura ugira zifuza kukuraga ngo ziguhitane, izo bazita incakura, kuko ubuzima bwawe ntabwo ari impanuka kuri iyi si. Sinzi umuntu uhagurukira umuntu Imana yaremye kugira ngo amuroga amuhitane, iyo nayo n'indi incakura rega. Tugira abakobwa n'abasore, naratangaye. Umukobwa Imana iramubwira ngo uku kwezi nzagukoreramo ubukwe. Umukobwa aragiye arirukansa agiye kurogesha mugenzi we, aravuga ngo Mana, uyu mukobwa narasenze ariko kugira kuri ubukwe mbere yanjye nanjye ndagenda murogesha maze ndebe ko buriya bukwe buzaba. Kandi uwo ni we nshuti ye bagendana. Hari igihe ubana n'inshuti wowe ukibwira ko ari inshuti ariko ari incakura mugendana. Hari igihe urarana n'umuntu ukajya uvuga ngo uyu muntu turarana ni inshuti yanjye, ariko mu by'ukuri ugasanga ni incakura yakwinjiriye. Mbibutse ko incakura ntiba kure yawe. Incakura ihora ishaka uburyo imenya amakuru yawe, amakuru y'umwuka, amakuru y'ubuzima, amakuru y'aho ugana, amakuru y'ibyo urimo, amakuru y'ibyo utekereza, kugira ngo ibashe kukuboha neza. Hari incakura zakuvukije amahirwe, hari incakura zakuroze kugira ngo utagira icyo ubona, hari incakura zakuzinze, hari incakura zagiye zikugendera mu barozi zijya kugutangira ibitambo, hari incakura ufite muri iyi minsi. Ariko ndagira ngo nguhe ijambo uyu munsi, Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Uyu munsi mvugana nawe, hari incakura zigosa ubuzima bwawe, hari incakura zigosa akazi urimo zishaka kukakuvutsa, hari incakura zihari, ariko Imana ije kugwabiza imigambi yazo kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Bibiliya ni kwivuga hano ku murongo wa 12, yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo. Buriya hari abantu b'abanyabwenge bazi gutega abandi imitego, bazi kubacira ibico. Uyu uvuga ibi azi incakura izo arizo. Uyu mwanya mvugana nabo, hari abantu uyu mwanya muri mu buzima mwatewe n'incakura mutari mwiteze ko zakora ibyo zabakoreye. Ubabajwe n'iby'incakura zagukoreye. Uri mu buzima incakura zaguteje. Wari wimereye neza, nawe umeze neza, ariko ufite uburwayi watejwe n'incakura z'abarozi. Ufite ibihurimo watejwe n'incakura. Ariko umva nkubwire, Imana ije kwica imigambi y'incakura kugira ngo Imana iburizemwe amaboko yazo. Muri uku kwezi, muri uyu mwaka, muri ibi bihe duhagazemo, Imana ije kwica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Ubu uyu munsi hari abantu bari mu nzu z'imbohe barengana. Usibye ko dufite ubutabera bw'Imana nubwo hano iwacu, ugasanga incakura zishyirishije umuntu mu nzu y'imbohe, kandi ugasanga mu by'ukuri ararengana, ni dosiye yakorewe ku kinyoma. Izo ni incakura. Incakura ziragenda zigahimba ikinyoma zikaza zikagikorera umuntu. Incakura ziragenda zikarara amajoro zikora inama z'uburyo zigomba kugirira nabi umuntu w'Imana. Incakura ziragenda zikarara zigambana zitegura ibigomba gukorwa. Ariko umva nkubwire, inama nubwo zaterana, inama nubwo zakorwa, ibihe bigaza, Imana ni Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Kandi biyita abanyabwenge, ariko Imana niyo munyabwenge, kuko Imana izi gutegera abariganya mu buriganya bwabo ngo n'inama z'abanyabwenge ikazubika. Hari igihe witwa ko nta bwenge ugira, hari igihe witwa ko ubwenge bwawe ntabwo, mu by'ukuri Imana izi ubwenge bwawe, kabone naho abandi baba bavuga ko ntabwo ugira, ariko Imana izi ubwenge bwawe. Rero mfite message ikubwira ngo ihuze n'Imana, iyegereza Imana. Inama z'incakura Imana iraje izubike muri urwo rubanza, muri iyo dosiye yawe, muri icyo kibazo cyawe, muri ubwo burwayi bwawe, muri uwo mwenda. Imana ishobora kwihuza nawo ikubika inama z'incakura, ibyo zari zigambiriye Imana ikazibiburizamo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo Imana niyo muhanga mu kurwana. Buriya iyo wihuje n'Imana, iyo wihuje n'Imana gusa, ikibazo abantu dufite ni ukutihuza n'Imana. Ubu kutihuza n'Imana kwacu bizaduteza ibyago. Muzumva amakuru y'Abisiraheli. Abisiraheli babaye mu bihe bategera Imana, badashaka kwegera Imana. Iminsi babaga barimo yose Imana ikabateza intambara.
igahagurutsa abami bakabatera, bakabarwanya, bakanabatsinda, bakarira, bakavuza induru, bakavuga ngo ariko Uwiteka. Imana ikababwira ngo gukiranirwa kwanyu, kuraguza kwanyu, gusambana kwanyu, kwiba kwanyu, kwica kwanyu, kugambana kwanyu, gusebanya kwanyu, amagambo atagira umumaro, ingeso mbi zanyu nizo zituma mbima amaso simbatabare. Bakegera Imana, nicyo nshaka kuvugaho. Bakegera Imana gusa, bayegera, Imana ikabajya imbere. Ndagira ngo nkubwire, tangirana uku kwezi kwa mbere no kwegerana n'Imana. Tangirana uku kwezi kwa mbere no kwihuza n'Imana. Urebe uburyo Imana ikwereka ko ari izi kurwana intambara. Ikibazo saho duca, ikibazo sincakura zitugose, ikibazo nuko utihuza n'Imana kwacu. Nitwihuza n'Imana, Bibiliya yavuze ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Reka mvuge kuri iki kintu. Iri jambo riboneka mu gitabo cya Yosuwa, igice cyaho ni igice cya 10. Turasoma n'umurongo waho w'icumi n'uwa 11. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka batataniriza imbere y'Abisiraheli, babicira i Gibeyoni, barabatikiza, babirukanira mu nzira izamuka ijya i Betihoroni, barabanesha, bageza kuri Azeka cyangwa se Azeka ni Makeda. 11. Nuko bagihunga, Abisiraheli bamanukira i Betihoroni, Uwiteka manura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru, agenda abahondagura, barinda bagera kuri Azeka. Nuko barapfa, abishwe n'urubura barutaga b'Abisiraheli bicishije inkota. Ndagira ngo nkubwire, iyo wihuje n'Imana, iyo wamaze kwihuza n'Imana, Imana irakurwanirira. Ndagira ngo nguhitangazo muri uku kwezi kwa mbere, ihuze n'Imana, Imana igwe gituma ababisha bawe. Ihuze n'Imana, numara kwiyuzuza nayo, ureke ibyaha byawe, ureke inzira mburi gucamo, ureke ingeso mbi, ureke imico mibi, ureke ibyo urimo, nurangiza reka Imana igwe gituma abanzi bawe. Imana irashaka kubagwa gitumo. Aha hantu bari abami 5 bateye Isiraheli. Uwari ubayoboye ni Yoshua. Yoshua wari ubayoboye, Imana iramubwira ngo yewe Yoshua we, ndaje nkurwanirire, ndaje nkwereke ko ndi Imana yawe. Ngo Imana iramanuka, yari arimo arwana n'ababisha. Ngo Imana iramanuka nayo imanuka imbere yabo, iramubwira ngo hagarara nkwereke. Irekura amabuye yitwa urubura. Nibwo bwa mbere Imana yarwaniriye Abisiraheli irekuye amabuye. Imana irekura amabuye ikagira irebaho umwanzi ari, ikamurekuriraho ibuye, ikamudoma mu mutwe agahwana n'ubutaka. Imana kubera ko n'Imana ibiruzaho umuntu ari, yaba ari mu mwobo, yaba ari hehe, Imana ibimureba, yamurekuriraga ibuye rivuye mu ijuru agahwana n'ubutaka. Umva nkubwire, abakurwanya ushobora kubutazi naho bari, n'abakugenza ushobora kubutaza aho baca, ushobora no kubutabazi bakuri iruhande. Ariko Imana iyo wihuje nayo, kuko ibaza utabazi, kuko ibareba utabareba, kuko izi ibyo bagambirira utari wabimenya, kuko izi inama ziri mu mitima yabo, Imana ishaka kuba kugwira gitumo. Ishobora irashaka, irabishoboye, ifite kubikora, kubagwa gitumo. Yamara kubagwa gitumo, ikabarekurira ikintu cyitwa amabuye. Vuga ngo amabuye. Imana izi uburyo bwo kurwana. Hari abantu bajya bavanga ariko Mana uzandwanirira gute? Oya, ahangaha yatunguje Yosuwa kuba igiye kwicisha abanzi be amabuye. Yosuwa yari afite ishyaka ryo kurwana, ariko mu by'ukuri nk'umuntu yari kunanirwa, nk'umuntu yari gucogora. Kandi koko ariko Imana ibonye ko yihuje nayo, n'Abisiraheli bihuje nayo, ibajya imbere. Uku kwezi kwa mbere Imana ikujya imbere kandi kurwanirira. Yosuwa atanga itegeko aravuga ngo Mana, mpagaritse izuba n'ukwezi, ntibirubuze kongera gukora kugeza aho ndi bumarira abanzi banjye. Imana iramubwira ati rega Yosuwa, si wowe uri burwane, reka nanjye nkwereke ko ndi Imana izi kurwana. Igukubitiye abanzi amabuye mu mutwe. Erega buriya reka nkubwire, buri ikibazo cyawe ujye ubanza urebe ko wihuje n'Imana. Ikibazo cyawe ujye ureba ko wiyujuje n'Imana. Nusanga ntacyo upfa n'Imana, reka urebe uburyo urugamba Imana izi kururwana, reka urebe uburyo Imana izi gutabara, reka urebe uburyo Imana izi kugoboka abayo. Nagize ngo mbabwire, turi mu kwezi kwitwa ngo Imana iraduteturuye. Kandi mbibutse ko buri muntu wese ku kibazo cye akeneye ko Imana yamuteturura, buri muntu wese ku cyifuzo cye akeneye ko Imana yamuteturura. Kandi mbibutse umuntu niwe ugira ikibazo akamenya naho yakigiriye.
umuntu niwe ugira intambara akamenya naho zanyuze. Ushobora kugira intambara zo mu nzu zitazwi n'abantu, ushobora kugira intambara zo mu muryango zitazwi n'abandi bantu, ushobora kugira urugamba abandi bantu batazi, ariko Imana iraruzi. Ihuze nayo rero, numara kwihuza nayo iraje gukubitire ikintu bita amabuye. Abakurwanya bagiye kurya amabuye. Ibuye ry'Imana rishobora guhosha intambara wari ufite. Imana ngo ibatera, imanura ikintu bita urubura ruvuye mu ijuru, igenda ibakubita, irabanesha, irabatsemba, maze Yosuwa ahagarara anesheje. Ngana ku musozo, ndagira ngo mvuge iyi message. Shaka uburyo wegera Imana kuruta uko wayegeraga. Shaka uburyo wegera Imana kuruta ibindi utekereza. Va mu byo wibwira, va mu ntekerezo zawe, shaka Imana. Twatangire ku ijambo rivuga ngo iyo mba nkawe mba nshatse Imana, iyo mba nkawe mba negereye Imana, akaba ariyo mbwira ibibazo byanjye, akaba ariyo naturira agahinda kanje, akaba ariyo mbwira byose nkayikoreza urugendo rwanjye. Dore uko Yobu yongeye kubivuga mu gice cyaho cya 12, mu gice cya 12 n'umurongo wa 13, Bibiliya iratubwira ngo ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana. Hari abantu bita abanyabwenge bazi ngo bazabaho mu bwenge bwabo, hari abantu bita abanyabwenge bazi ngo ubwenge bwabo nibwo buzabakiza. Ndagira ngo nkubwire, hari aho ubwenge bunanirirwa ntibukore, hari aho ubuhanga bunanirwa ntibukore, hari aho diplome idakora, hari aho ubunararibonye budakora, umuntu agashaka Imana. Ubwenge n'imbaraga rero bifitwe n'Imana. Ndagira ngo mbabwire, hari abantu bibwira ko bafite imbaraga, hari abantu bibwira ko ari abanyembaraga, ariko imbaraga zabo zikananirwa. Uri umunyembaraga, ufite n'abandi banyembaraga wari kwiyambaza, ariko ikibazo cyawe kimaze kunanira bitwa ko ari abanyembaraga. Nawe ubwawe nubwo witwaga umunyembaraga kirakurenze. Shaka Imana, kuko ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana. Igira inama no kumenya, dore irasenya ntihasubire kubakika. Imana irasenya ntihasubire kubakika. Yigeze isenya Yeriko, Yosuwa aravuga ngo Mana ndavuma Yeriko. Umuntu uzibeshya akaza gushyiraho ikintu bita igikingi, cyangwa se gushyiraho ibuye ry'ifatizo ngo yongere isanwe, azapfushe imfura. Najya gukinga irembo azapfusha umuhererezi. Yeriko arayisenyera yirimbura, kandi wari umudugudu ukomeye cyane. Umva nkubwire, Imana irasenya ntihasubire kubakika. Imana irasenya ntihasubire kubakika. Ninde wagusenyera uwo muntu ukuzonze? Ninde wagusenyera uwo murozi wakuzonze? Ninde wagusenyera ibyo bintu bikugose bikuzengurutse? Ninde wagusenyera? Ninde ibyo bintu byakugoye? Ninde wabisenya bigasenyuka neza? Reka Imana aba ariyo wishakira ibigusenyere neza, ibigusenyere bihereye mu mizi, ibigusenyere ku rufatiro, ibisenye igere ku mutwe. Imana irasenya ntihasubire kubakika. Haleluya! Umva nkubwire, uri mu kwezi Imana igiye gusenya ibyari bikuzengurutse. Uri mu kwezi Imana ishaka kugusenyera imfatiro z'abagome bakubakiye bakakuzengurutsa impande zose. Wowe iyuzuze n'Imana, ihuze n'Imana. Numara kwihuza n'Imana, ureke Imana igusenyere izo mfatiro zubatswe n'abantu, izo mfatiro zitubatswe n'Imana. Umwanditsi yaravuze ngo igiti kitatewe n'Imana Imana izakirandura. Igiti kitatewe n'Imana Imana igiye kugishinguza. Hari ibiti bihagaze imbere yawe bitatewe n'Imana, bihagaze ahantu bitatewe n'Imana. Uku kwezi uyu mwaka Imana yiteguye kurandura ibyo biti, kuko birakubangamiye, birakuzonze. Nkwibutse ko igiti gifite igisobanuro cyacyo. Ntabwo ari igiti cy'intusi, ntabwo ari igiti cy'umuvumo, ntabwo ari igiti cy'ikirehe, ntabwo ari igiti cy'igicumucumu. Hari igiti muntu kiza kigahagarara, kitatewe n'Imana, kitashyizweho. Haleluya! Nagira ngo rero, ninde wadusenyera ibyo? Bibiliya yatubwiye ngo dore irasenya ntihasubire kubakika. Ikingirana umuntu ntihakingurike. Ikingirana umuntu ntihakingurike. Wowe nkurikiye mwene data, ndagira ngo nkubwire, Imana igukingiranye ntawagukingurira. Mwene so ntiyagukingurira, mwene nyoko ntiyagukingurira, bene wanyu ntibagukingurira. Iragukingirana ntihakingurike. Ubu yakinze nta wakingura. Ushobora kuba uri mu buzima usa n'uwakingiranywe, ushobora kuba uri mu buzima busa naho urugi rugukingiyeho, ariko ndagira ngo tuze gukorana isengesho rivanga Imana ikingura ntihagire ukinga, ishobora kugukingurira. Bibiliya yatubwira ngo ikingirana umuntu ntiyakingurike, yimana amazi agakama maze yayatanga kubika isi.
wari uzi ko unyumve neza, wari uzi ko Imana iyo ikinguye urugi inarwegamira kugira ngo abagome batazarwegekaho? Imana irashaka kugukingurira urugi muri uku kwezi, Imana irashaka kugukingurira urugi muri uyu mwaka, Imana irashaka kugukingurira urugi yarangiza ikarwegamira, kuko izi ko abanyeshyari bakugosa ari benshi, kandi abo banyeshyari bifuza ko ruhora rugukingiye. Urwo igiye gukingura igiye kurwegamira. Hari urwo yigeze ikingura abanyeshyari barongera bararukinga, hari urwo yigeze ikingura abarozi bararukinga, hari urwo yigeze gukingurira abantu baraza babyivangamo. Mbibutse ko abantu bazi gutoba iby'Imana yatanze, ariko umva nkubwire, urugi Imana igiye kugukingurira muri uku kwezi, muri uyu mwaka, urugi ugiye gukingurirwa Imana igiye kurwegamira. Kubera iki? Izi ko ababisha bakugosa ari benshi, izi ko abanzi bawe bakugenza ari benshi, ariko urugi igiye kugukingurira igiye kurwegamira. Urugi ugiye gukingurirwa Imana irarwegamira, urugi ugiye gukingurirwa Imana igiye kurukingura irwegamire. Bibiliya iratubwira ngo niyikinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Iyo Mana ikinga ntihagire ukinga, yakinga ntihagire ukingura, yatanga amazi akubika isi, yayimana agakama. Reka mbabwire, Imana niyo yimana imvura ikabura, kandi amashyamba ahari, yewe amazoni ihari itanga uburyo bwo kugusha imvura ku isi. Amazoni ni ishyamba rikomeye tuzi twese, sinjya kurivugaho cyane, ni ishyamba rifasha uburyo bwo kubona imvura kuri iyi si. Ndagira ngo turibuze iryo shyamba, bahanga baravuga ngo twaba tugize ibyago kuri iyi si, ariko rishobora kuba rihari n'imvura ikabura, rishobora kuba rihari n'amazi akabura, kandi akabura hamwe ahandi akaboneka. Dore icyo nenda kukubwira niki, Imana niyo itanga amazi akubika isi, yayimana agakama. Yigeze kuyakamya mu gihe cyo kwa Nowa, igihe kigeze irayatanga, abo kwa Nowa barashira, bamarwa n'umwuzure w'amazi. Nta muntu wari guhagarika iyo mvura yazanywe n'Imana, nta muntu wari guhagarika iyo mvura ari Imana yayizanye. Ndagira ngo ngwibutse ko iyo Imana igiye gutanga ibintu ishobora kubitanga ntihagire ubihagarika, kandi yabyimana ntihagire ubitanga. Imana rero iravugana nawe muri uku kwezi, Imana iravugana nawe muri uyu mwaka. Irashaka kugukingurira urugi, irashaka kuguha amazi, irashaka kugira ngo wihuze nayo, ihindure ubuzima bwawe, ihindure imibereho yawe, ihindure icyerekezo cyawe, ihuze nayo gusa. Ongera wiyuzuze nayo, uyishaka, wongera utere intambwe yo kuyishaka. Imana yiteguye kugukingurira umuryango, kandi niwukingura ntawe uzawukinga. Umva ko ijambo rivuga. Bibiliya yatubwiye ngo imbaraga n'ubuhanga bifitwe nayo. Ikintu cyitwa imbaraga gifitwe n'Imana, ikintu cyitwa imbaraga gifitwe n'Imana. Imana iratangaje. Imana yigeze gufata amazi, inyanja iyicamo kabiri, Abisirayeli barambuka, amazi aravura, hasi nta binogo byabonetse cyangwa za dodani, bagenda neza wagira ngo n'umuhanda wa kaburimbo, barambuka bafata hakurya. Mwumva izo mbaraga z'Imana. Imana yigeze gufata igitare igikuramwe amazi, Abisirayeli baranywa, barangije igitare kirongera kirasubirana, nticyakomeza kuva amazi. Ibyo ni imbaraga z'Imana. Imana ifite imbaraga. Imana yigeze gufata ikirere, ari byo navuzeho, ihagarika izuba rirahagarara, n'ukwezi birahagarara. Umunsi uri neza, amasaha ahagarara, nibwo bwa mbere muri iyi si byigeze bibaho. Ordinateri tujya twirirwa tubeshya ngo zigiye guhagarara, muri bibiri barabibeshye. Hari n'abantu b'abahanuzi b'ibinyoma gusa, tugendera muri ubwo buhanuzi nk'ubwo na n'uyu munsi twirirwa twakira ngo murapfuye, ngo mubaye mutya. Buri mwaka bapfa barapfa, nta munsi n'umwe abantu badapfa, n'ibindi bihe bazapfa. Nimureke gukizwa mutinya urupfu, nimutinye kurimbuka muzize ibyaha. Naho gupfa, umukiranutsi arapfa, umunyabyaha arapfa. Nta munyabyaha udapfa, nta n'umukiranutsi udapfa. Kizwa neza udatinya urupfu, kuko gupfa ko tuzapfa, kandi gupfa ni inzira itujyana ku Mana, tukabana n'Imana. Ubundi urupfu rw'umukiranutsi ni ibirori mu ijuru, ariko ikikubwira ko twatandukanye n'Imana iyo bavuze gupfa, twiyiriza kuko bavuze ko turi bupfi. Ibyo ni ibintu biri aho by'amafuti. Ubundi ntukwiriye kwiririza kuko bavuze ngo tugiye gupfa. Ubundi se uzarama iteka? Byanze bikunze usenge uzapfa, uko bizagenda kose igihe kizagera uzapfa. Ahubwo uzapfa urinde, ayidi yawe uzaba urinde.
iyo umuntu apfuye ari umunyarwanda baravuga ngo uyu munyarwanda yapfuye, yapfa ari umugande bakavuga ngo uyu ni umugande wapfuye, yapfa ari umukongomani bakavuga ngo uyu ni umukongomani wapfuye, bavuga ngo uyu ni umupagani wapfuye bakamenya ko ari umupagani. Wowe uzapfura iki? naho ibyo kwirirwa abantu bateza abantu ubwo urupfu kubera ko covid yabaye nyinshi. Reka mbabwire, iyi covid yaraje no kurangira izarangira, ntizahoraho. Ibyorezo byahozeho bizahoraho kugeza Kristo agarutse. Va mu bwoba, singutera ubwoba. Ndakubwira kwihuza n'Imana, waba ufite ibiryo waba utabifite, waba ukennye waba ukize, ihuze n'Imana kuko niyo mahoro yawe. Ndagira rero nkubwire muri iri jambo ritoya, imbaraga n'ubuhanga bifitwe n'Imana. Ubuhanga nyabwo n'Imana ibugira, imbaraga nyazo n'Imana izifite. Reka kwibona nk'umunyembaraga, uri umunyantege nke. Reka mbabwire uburyo umuntu ari umunyantege nke, arasitara agapfa, anyerera muri dusha agapfa, arakorora agapfa, umuntu ararwara igicurana agapfa, agira akabaza agapfa. Tunga umuntu ni umunyantege nke. Ariko ikibazo ntituzi umunyembaraga. Umunyembaraga ni Imana yonyine. Imbaraga n'ububasha n'ubushobozi no gukomera bifitwe n'Imana. Icyubahiro no kuganza bifitwe n'Imana. Nyemerera wihuze n'iyo Mana, uzahinduka umunyembaraga, uzahinduka umunyabushobozi, uzahinduka umuntu udasanzwe muri iyi si y'abantu basanzwe. Ngana ku musozo, umuriganya n'uriganywa nabayo. Ndagira ngo nkubwire, umuriganya wakuriganije n'uw'Imana, kandi nawe wariganijwe uri uw'Imana. Ubu hari abantu mwambuwe ibyanyu. Iyo wihuje n'Imana ugasenga, Imana ishobora kukwishyuriza uriya muntu wakwambuye. Ese uzi ko bishoboka? Kuko umuriganya n'uriganywa n'uwayo. Burya Satani ntiyakugiraho ububasha Imana itabyemeye. Ibyawe ntibyapfa kukuva mu maboko Imana itabyemeye. Emera wihuze n'Imana, ibyo wariganijwe bizagaruka. Ihuze n'Imana, ibyo umwanzi yatwaye azabiruka. Erega reka nkubwire, umuriganya zikuriganya, ariko ntabwo ajya bimira ngo abihekenye, abikanje. Arabimira akabimira bunguri. Rero ibanga rya mbere, iyo wihuje n'Imana, nibyo wanyazwe biragaruka. Kuko umuriganya n'uriganywa nabayo. Uriya muntu uri kukwambura, muteza Imana. Uriya muntu wakwambuye ibyawe, muteza Imana. Kandi nawe wifuza kwishyura ukaba udafite uburyo, senga Imana ikwishyurire. Kuko umuriganya n'uriganywa nabayo. Buri Imana yemeye ko ibyawe bigenda byagenda. Imana yemeye ko ibyawe bikurwaho byakurwaho. Ndagira ngo nkubwire, ntacyo utunze kitagenda. Amazu yagenda, amafaranga yagenda, ibintu byose bijya bigenda, kuko ubitwara arahari kandi n'ubigarura arahari. Dore rero icyo nkubwira, ireka kwibaza ngo nzabaho nde. Imana irashaka kugwa gitumo ibikwasamiye, ariko ijambo nakuzaniye, ihuze n'Imana muri uku kwezi, ihuze n'Imana muri uyu mwaka. Va mu byo urimo, va mu burangare, va muri ibyo bintu wayobeyemo. Ese ubona ingaruka zabyo ari ibihe? Ndagira ngo dusengane, dukorane isengero. Ufite ibyo wariganijwe, ufite ibyo wambuwe, ufite ibyo umwanzi yatwaye. Bibiliya iratubwiye ngo kuko umuriganya n'uriganywa nabayo. Niba ari abayo rero, ifite kubategeka bombi. Yategeka akakugarura ibyo yakuriganije, yategeka n'ibyo kandi batakuriganije bakabitwara. Birashoboka cyane. Erega abakene b'uyu munsi nibo bari abakire b'ejo hashize. Ubu hari abantu bavuga ngo nari umugabo. Nubwo nari umugabo itahabwa intebe, ariko hari abantu bavuga ko bari abagabo. Barariganywa, baranyagwa, ariko baracyafite amahirwe kuko ugarura amahirwe agihari, kuko ugarura ubuzima agihari, kuko utugarurira agaciro agihari, kuko utwitaho agihari, kuko udukunda akaba dufite imbabazi aracyahari. Mbese witeguye ngo dusengane, utekereze ibyaha byawe ubireke, uve mu ngeso mbi dusengane? Wakire Yesu nk'umwami n'umukiza muri uku kwezi, uhindukire uve mu ngeso mbi, uhindukire uve mu businzi bwakubase. Umuntu aragenda akaba umusinzi akayoborwa n'inzoga, amazi umuntu anyara akayarangiza, umuntu akabatwa nabyo, umuntu akaba asigaye arara hataraho kurarwa, akararana n'abatagakwiye kurarana nabo. Hari umuntu umwe aduhaye ubuhamya, yaragiye atoragura indaya hano hirya aho ndiriwe mvuga. Barararana mu gitondo ngo ayirebe, arayitegereza, iramubwira ngo wiriwe seri. Ati jewe wowe suri sheri. Ati none se singe twararanye? Ati jewe. Ati none se simbona uri nyogokuru? Ati reka reka sindi nyogokuru wawe ndi sheri. Ikibazo cyari gihari niki, uwo muntu yari afite imyaka igera muri 28. Uwo bararanye yari afite imyaka isaga 60. Urumva atari nyirakuru? Iyo umuntu ageraho ubwenge bugatakara,
ntabacyumva Imana muri we, ntabakiyoborwa n'Imana muri we, amaherezo ye azaba mabi, kabone naho yagira ibintu, kabone naho yagira ibimusagutse, amaherezo ye azaba mabi. Garukiraho, Imana iracyagushaka. Garukiraho, Imana igufiteho gahunda. Kimwe cyo niwihuza n'Imana, abanzi bawe Imana igiye kubagwa gitumo. Reka dusenge. Mwami Yesu, niwe wabarira gukiranirwa kwacu kose, niwe utobarira ibyo twagucumuyeho. Mwanditsi yavuze ngo iyaba nkawe abashatse Imana, aho akavuga ngo iyaba nkanjye mbashatse Imana, maze ibyanjye akaba ariyo mbyegurira. Tukweguriye ibyacu byose, tukweguriye imitima yacu, tukweguriye ibitekerezo byacu, tukweguriye ibyo twibwira muri twe. Uyobora intekerezo zacu maze duse nuko ushaka. Uku kwezi ugwa gituma ibyari bitwasamiye, wica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo ye gusohoza ibyagambiriye. Ukingura imiryango maze uyegamire ababisha bacu ntibakongere kuyegekaho. Ufungura amarembo, ijuru ritumanukire tugubwe neza. Ihumure riboneke mu mitima bumva ijambo ryawe, kandi kubw'uyu munsi uhindura ibitekerezo byacu tujye mu cyerekezo cyawe ushaka. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu, mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen.